mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumbi tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja ariyo. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, kandi urwikunda umwana wayo nge nirwinkunda ntakwiriye, nari umugome nukwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimwo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose.